ya Yesu ntabwo umugisha mufata abantu bose kandi umugisha ni ukuwukorera. Yesu ashimwe cyane. Lazaro arwaye baramuvuza biranga, bimajije kwanga bigera igihe cyo kugira ngo apfe. Bigeze igihe cyo gupfa babwira Yesu. Yesu arihorera, umunsi ugeze ngo Yesu atabigishwa be bakora urugendo baja hakurya ya Yorodani baja kwikorera y'umurimo w'Imana. Lazaro n'abo mu rugo rwe barabihorera. Umunsi rero urageze, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, igihe kigeze Lazaro barapfuye. Apfuye batanga amatangazo. Suko Yesu atayumvishe, suko Yesu atayumvishe, suko ibibazo byawe Yesu atabizi, suko kurwara kwawe kuri Yesu ntabwo bitunguranye. Yesu yibera hakurya ya Yorodani arabihorera. Amajije kubihorera, umunsi ukurikiye igihe kiragera batangira gufata ko Yesu atakiri inshuti bamwe mu baturanyi babo. Lazaro ngo bamushyinguye kuri mazi, wari ukwe bamushyinguye. Abandi bati rero nubwo Yesu yagendaga mu rundi rugo bitwara tubesheka ntabwo akiri inshuti yawe. Hari ubwo uhura n'ibigeragezo abantu bati yari no muri mazaza. Mbese n'abamazaza bahura n'ibigeragezo bingana gusa? Ese n'abamazazi bahura n'ibigeragezo bingana gusa? Ese n'abapasitoro bakena? Ese n'abayobozi b'amazi? Ese n'abakristo byagenda gusa? Amen. Bavuga ayo magambo menshi cyane bari kwa Lazaro n'abaturanyi babo n'imiryango yabo n'ababyara babo n'abishwa babo n'inshuti zabo. Bavuga amagambo menshi, ariko Yesu yibereye hakurya y'iki? Yorodani. Amen. Umunsi umwe rero iyo dusomye amagambo ngo Lazaro baramushinga, bitewe n'iminsi yari amaze ntabwo itandukanye n'uyu munsi babafata bakabajyana muri ibi byuma byo mu mahopitali. We iminsi yari amaze no kumushingura kwe ngo babaye bakimushingura akimarayo iminsi 3 ngo kuwa 4 Lazaro yari yariyodotse yari yamaze. Ubundi bajya bavuga ko iyo umuntu wamushinguye buriya ngo ijoro rimwe ahantu hari ibisubizo by'amazi, ijoro rimwe uratumba, ijoro rya umunsi wa kabiri hagati utari washobora gutwika. Lazaro yari amaze kumva nawe bikururiye iminsi ari mu gituro, kongeraho ya minsi yari amaze bataramushingura. Bibiliya tubwira ngo Lazaro yari yamajije kumura, ndetse bikongera akandi kagambo ngo yari yaboze yagize kugera kure kwawe n'ibyo bitera kumuka ntabwo ari byo bivuga ngo twamushireho. Imana itubabara. Ikinani gushaka ni ukwemerera Yesu umunsi ugahinduka inshuti ya Yesu, nawe ugahinduka inshuti ya Yesu, tukaba umwe na Yesu, ubundi umwuka wera agafuha. Haleluya. Mariya avuga ko niwe warasize Yesu amavuta ku birenge kuri Imana. Ati na wa mugabo nasize amavuta nta nubwo yigeze adutabaza. Niwe ngo ndetse Mariya amaze kumusiga amavuta ngo arongera afata n'imisatsi ngo ayihanaguze ibirenge bya Yesu. Umva izo mbaraga z'uwo mukobwa cyangwa z'uwo mugore, arihanaguze ibirenge bya Yesu. Ariko ngo Yesu umuzi ibirenge yabaye gushima. Iyo dukomeje gusoma aya magambo, Lazaro koko yari amaze iyo minsi ine yari yaranyodotse nuko, ariko amagambo meza atubwira ngo iminsi nishize. Haleluya. Amen. Iminsi ine igize gutereshize ngo Yesu aba hakurya ya Yorodani. Amen. Iyo minsi nishize ngo Yesu ahaguruka abo hakurya ya Yorodani nabo bari bari kumwe bagiye kubona wabona afite kwaza nakunda Yesu kigo. Abashitse kwa Lazaro komeze ngo Mariya ijambo Bibiliya tubwira ngo
hari icyari gikoretse neza. Mariya bamwikubita ku birenge, aragira amubwira ati mwana w'intama w'Imana uri inshuti yacu, iyo uza kuba hano Lazaro ntaba yarapfuye, nta nubwo aba yaraboze, ariko uyu munsi arimo yaraboze, yarangije Yesu yumvira ayo magambo arabyitegereza aravuga. Iyo usomye umurongo wa 35, uyu murongo muri Bibiliya akantu mugafata muri Bibiliya niwo murongo mutoya. Bibiliya yose kuva mu itangiriro kugera mu byashyizwe, uyu murongo wo muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 35 niwo murongo mutoya. Rero utazajya kwiga teolojiya bakakubaza ikibazo ngo kuva umurongo mutoya muri Bibiliya ukawubura. Maze ngo Lazaro ngo Yesu abonye uburyo, ariko ngo Mariya abwira Yesu ati databuja, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ibyo tubisoma ku murongo wa 32. Noneho ngo Yesu abonye uburyo ngo Mariya yitwara, nukabivuze. Amen. Amen. Ijambo ryitondere. Yesu abonye uburyo Mariya yitwara, nuko abivuze, nuko ameze, nuko afite agahinda no gukiranuka kwe no gukorera Imana kwe, maze Yesu amuha ikintu gikomeye bagira gute? Ariko reba wowe kuriza umwana w'Imana kubw'imbabazi akugiriye, atari ibibazo byeje, ahubwo kubw'imbabazi akugiriye akakureba kare. Turi ku ijambo rivuga ngo guhinduka inshuti ya Yesu. Bene data, mureke tugire imiryango yubakiye kuri Kristo, turi inshuti ya Yesu. Ibindi byose tumuharire atibereye. Yesu ararira. Yesu ararira ngo Mariya amwitegereza abona Yesu ararize, ngo n'abandi bantu barumvukaga ngo birabatangaza kuko Yesu yararize. Ku murongo wa 35 Yesu arahaguruka yegera igituro, Mariya yegera umunwa w'imva, ariko yumva ikintu cyose. Yesu akimara kurira hari ikintu yakoze, ngo yahise ahaguruka, arangije yegera aho bari barahambiriye Lazaro, ariko ntabwo bari bazi ikigiye gukoreka. Ariko Yesu kuko yari Imana yari azi ikigiye gukoreka. Icyo gihe rero ibibazo icyo gihe zitandukanye n'iz'uyu munsi, bafataga ubutare bakabikorogoshora, ubundi kera bahoraga babitsimba, bafataga ibitare nk'uko babaza amasarakerere, noneho bya bitare bakabikorogoshora, noneho bagashaka igitare nacyo bakakibaza, bamaraga kugushiramo bagushinguye, bakegekaho ikiyene, bakegekaho igitare. Noneho Yesu ngo ahagurutse yerekera ahantu hari igituro cya Lazaro. Noneho ngo Mariya aramukurikira, bishoboke na Marita ntabwo yasigaye. Ngo Mariya akihagera, akigera ku munwa w'igituro, ngo yumva kirimo kiranuka, kuko Lazaro yari yaranyodotse, kuko Lazaro yari yaraboze. Mariya arangije ati atarimo aranuka, ariko Yesu nawe ikinuko kiramukurikira, ngo Yesu ararara. Yesu Mariya toya muri kurarama, nubwo bimeze gusa umva arimo aranuka. Niki tuje gukora hano? Niki tuje gukora? Icyo twagakwiriye kuba dukora tumusengera, tuba twaragikoze batari bamushingura, atari yanuka, none arimo. Imana itugirire kuri ijambo rivuga ngo guhinduka inshuti y'Yesu, guhinduka inshuti ya Yesu. Iyo dusomye amagambo mu murongo wa 40, uwo ni Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none arimo aranuka. Uri ku murongo wa 39b, ku murongo wa 40
Yesu aramubwira ati sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana uyu munsi. Yesu aramubwira ati niwizera uyu munsi suri bubone n'ikiyongeraho ubwiza bw'Imana. Bose baramwitegereza ariko hari imbaraga z'umwuka wera zitangiye gukora aho hantu bose baramwitegereza. Yesu arababwira ababwira ati nubwo ari ndanuka umva Marita na Mariya oya nimukore kuri icyo gitare nimucirize nimukore babere bambaye. Ku murongo wa 43 ngo Yesu amaze kuvuga ibyo wamarije kuvuga ibyo aramburijwe ati Lazaro sohoka. Bagiye kubona abona Lazaro asingakikijwe imyenda igaragara nuko sohoka Lazaro ngo abagize gusya ngo bagiye kubona abona Lazaro mu maso he. Mariya atangira kumutangaza. Yesu aramubwira ati sohoka. Uko yabwira ngo sohoka babona Lazaro atangiye kunyeganyega. Babona Lazaro abaye umwana uri gukambakamba. Babona Lazaro azamutse bagiye kubona ushaka wahindutse ya Yesu. Ibyaha biraryoha, ubusinzi buraryoha, ubusambanyi buraryoha, ubujura buraryoha, ariko nta kiryoha nko kuba inshuti ya Yesu. Mu guhaguruka kwe bari ngo ahaguruka ya myenda bamukundagiyemo n'amapantaro wakibyambaye ngo Yesu abona bikojeje isoni ati nibyo bintu mubimukuremo tunabikuramo. Ba Marita na Mariya bakuramo ibipesi. Lazaro arababwira ati yego nimumanure. Uko bamanuraga bakabona Yesu arimo arambika imyambaro. Uwari waragurutse wanuka darahumura. Uwari warapfuye wanuka agahinda inshuti. Iyo muri ku isi yose kuko Lazaro yazutse. Uyu munsi ndashaka kukwinginga ubugingo bwawe bwegereza Imana. Hari Imana ikora ijambo ry'Imana yatubwira mu ko yahozeho kuva kera na n'uyu munsi bikwiye. Iyakoraga ibitangaza icyo gihe na n'uyu munsi ntibikibikora. Iyo wemera ugahinduka inshuti ya Yesu uyu munsi ndakwinginze ndashaka kugira ngo nsengane nawe kandi dushake ubucuti na Yesu. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kugira ngo mwabakobwa mwe dushakane ubucuti na Yesu. Amen. N'abandi batigizwe ndashaka ko dushakane ubucuti na Yesu. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Aya ni amagambo akomeye ngira ngo tugiye gusengera. Saba Yesu uyu munsi nawe agere iwawe. Ndagira ngo nkubwire uramutse wemereye Yesu. Iyo Yesu atabaye, iyo Yesu ahuye ibintu byose birebera mu kuri. Oya n'amafaranga yasaga. Uwasuye abapfuye n'abarwayi bagakira. Izo ndwara z'imigongo zibishe, izo ndwara z'imivuduko zibishe. Iyo Yesu atabaye byose bibaho. Amen. Uyu mwanya wose nawe Yesu agere iwawe.
ni umwanya wo gusenga ngo Yesu agere mu mwashaka. Uyu ni umwanya wo gusenga izo ngo twahoze tuvuga zifite amahoro se ubwazo ni kubwa Yesu Kristo. Uyu ni umwanya wo gusenga ngo Imana yagura umurimo kuri uyu musozi. Yesu agere iwawe nk'uko yageze kwa Daniyeli. Muri bugagabo ka Daniyeli, Daniyeli karagabo gasohoye agasore kandi kakiri gato. Ubundi bitwereka ko ntabwo kapimaga ibiro birenze 45. Noneho Daniyeli kuko ari yuzuye umwuka w'Imana ari inshuti ya Yesu, ngo umwami Nebukadinezari yaramukundaga cyane. Noneho muri uko kumukunda ibyari ibisonga by'umwami bibona mu gihe gikwiriye Daniyeli azasimbura akabigira isonga 10 byari bakabyigizayo. Oya n'amashari kuva kera hose yahozeho. Vuga ngo yahozeho. Kera n'amashari yahozeho. Ngo nuko barangije bamajije kurangiza ngo baragenda baricara bakora inama Daniyeli atabizi baba bati ngo kuri kw'Imana dushaka ikintu cyakwigizaho uyu mugabo Imana y'umwazi. Barangije rero baragenda bagura umwami Nebukadinezari bamubwira kuva mwami twasanze muri iyi minsi 30 n'ingano mugende mu nyuguti. Twasanze muri iyi minsi 30 muri iki gihugu abantu bose bagomba guhagarika ibikorwa bakaramya wowe gusa. Kuko bari bazi ko Daniyeli atabishobora. Ngo Daniyeli umunsi yasengaga kangahe? Daniyeli yasengaga 3. Nubwo uburwayi bwaza, nubwo ibibazo byaza, Daniyeli yasengaga kangahe? Ushobora kugira igisonga kibi kikakwica. Ujya baratubwira ngo umwami ntabwo ari mubi, ahubwo igisonga nicyo kibazo. Ushobora kuba uri umugore mwiza ariko umugabo, ukaba uri umugabo mwiza ariko umugore, bikaba ikibazo, bikaba imvese. Perezida ntabwo ari mubi ariko ibisonga sha. Pasitoro ntabwo ari mubi ariko ibisonga sha. Musenyeri ntabwo ari mubi ariko ibisonga sha. Gitifu ntabwo ari mubi ariko ibisonga sha. Yaje kumufasha bati mwari mubizi, bati afite mukuru we uba mu Bwongereza ahora yohereza amafaranga. Bati none ko yari ari muri biyu kwimukaba mwamukuyemo ugiye kujurira kukomeye yaje maze Gitifu ati mwari mubizi, bati afite mukuru uri muri Canada yohereza amafaranga mu bihugu. Ibisonga ni ikibazo. Nuko Daniyeli ibisonga umwami barabyemeye nawe bamuhaye icyubahiro. Noneho umwami abateye kashe kuri rwa rwandiko kuko mu gihugu cyose bagiye kurangiza iyo minsi bari kuramya umwami aho gusenga Imana. Niko byagenze. Urakeye rero Daniyeli nk'uko yabikoraga mu gitondo na saa sita nimugoroba ajya kwisengera Imana. Bibiliya tubwira ngo ntabwo yigeze agira ubwoba. Muri ibyo 30 akavuga ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo bazafashwa n'igisha. Mu burwayi uzafashwa no gusenga, mu rugendo uzafashwa no gusenga, igihe utwite uzafashwa no gusenga, mu rugo rwawe mu mwashakanye uzafashwa no gusenga, mu rubyaro rwawe uzafashwa no gusenga. Aho niho hari ibanga ngo Daniyeli ajiwe arangije aja kwisengera Imana. Bibiliya tubwira ngo ntiyigera agira ubwoba ngo kuko n'amadirisha yose n'inzugi arabirangaza haba kumutangaza kugira ngo bumve ngo babagiye ibwami. Bageze ibwami bateranye uwo munsi nk'uko baterana mu mugabo wa Kigali. Umugabo Daniyeli bamuguramo umwe mu gisongera wo gatera uyu mugabo kuba tutari kumwe uyu munsi nta handa ni umurokore. Nta nubwo yagiye mu ndani, nta nubwo yaje kwiba, nta handi ari niwe mu rugo. Buriya n'ubundi yasuye mu gusenga. Tuje kumufata, nitumara kumufata tumushikiriza umwana. Baragenda Daniyeli baramufata, barangije kumufata bamushikira basanga ari gusenga koko. Baragenda babibwira umwana. Umwana aramubwira ati Daniyeli ntushobora. Daniyeli ati nta na rimwe, ntabwo nzarora kubaha Imana yacu. hari itegeko. Amen. Ko mutazahabuka
bazamujugunya mu rwobo rw'intare. Ngo hafi aho ngaho hari icyobo cyabagamo intare izo enye. Izo ntare zari zimaze igihe kirekire zitajya. Bararangije bati none mwami abagabo kuko bagusuzuguye mureke tukajugunye muri runo rwobo rw'intare. Ayo uko Daniyeli ari mu mwuka w'Imana, umwuka wera atangira gufuha. Iyo uri mu mwuka w'Imana urafuha. Igeragezo bikaza umwuka wera agafuha. Umwuka wera yigisha, umwuka wera arubaka, umwuka wera arategeka. Byarindanye umwuka wera akabyubaka. Umwuka wera niwe cyangwa hagati yacu na Yesu. Oh haleluya! Umwuka wera arafuha. Amaze gufuha umwana urukora igenda yihagararaho. Barangije bafata ka Daniyeli. Umugabo umwe muri bo yagombaga kugafata. Haleluya! Ariko bose bagira kumva n'icyubahiro kugenda basigaye ka Daniyeli. Kafite ibiro 40 barakajyana bakagejeje kuri cyaco. Umwe arababwira ati oya ko kuva kumutereramo tumanza dushake n'ibuye tumanza turibaze urutare runini dutwikiro kataza kuva. Kagombaga kuvamo se. Hari izo ntare zigomba gukanya. Bararangije ngo baramuterura. Umugabo umwe araterura. Daniyeli atariko ari mu bishaka n'umwe yantereramo. Bati oya ibisonga byose biti turaterura. Icyo twari tuganiriye, icyo twari dushaka gukora uyu munsi twakigezeho. Uyu munsi twagize guteye. Uyu munsi twakigezeho. Kandi Daniyeli ngo barakabatura. Bamajije kukabatura baragenda bageze ku rwobo rw'intare ngo bamutereramo. Barangije kumutereramo bafata urutare bararuterura. Barangije kuri rwa rwobo barangije bashiraho barapfundikira. Ati muri adasigaramo n'undi mwanya ati ndetse ijoro ni mu bihuze neza atagira n'aho areba akongera akareba ikirere cyo hejuru. Barabihuza barafunga. Barangije gufunga ngo bazana urundi rutare barambikaho ngo akagira ubiyigayiza akagira n'undi muntu ubikuraho ashiraho. Ngo bari kurwanya Daniyeli ukuri kw'Imana. Daniyeli yari yakoze icyo ari kuvuga. Daniyeli ni ikihe cyari yakoze? Ngo Daniyeli kigera mu rwobo rw'intare ngo akimanuka kigeramo wagiye kubona ngo abona n'undi muntu asanga hari imbere y'umuryango wa Isirayeli. Intare ikomeye asanga hari n'impare nini. Ayitegereje abona itandukanye na za zindi. Atangiye kubariza asanga ni intare y'umuryango wa Yesu yarangije kugeramo. Amen. 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 Umwuka wera afusha arakora. Umwuka wera afusha ararema. Ariko bavuze ngo ni amen. Amen. Umwuka wera afusha kwa Lazaro. Lazaro arahaguruka. Kugira ngo se kwa Dapita ni imyenda gusa yatumye Dapita azuka. Hari impamvu n'umwuka wera yafushe. Yari ibereye mu cyumba cyo hejuru. Umwuka wera arafuha. Maze gupanga uwitwaga ngo ni Petero. Wagezeyo ngo yumva umwuka w'Imana amutyaje. Petero arangije abwira abantu bose bari bahari ngo bari abapfakazi. Arababwira ati abaheza bose. Arangije ngo Petero yerekeza ku ntumbi. Amaze kwerekeza ku ntumbi ngo arasenga. Agisenga abona kapitani umaze igihe kirekire arwaye. Babona Dapita agize gute? Uwo ni umwuka wera wafushe. Bavuze ngo ni amen. Uwo mwuka ni nawo wafushe kuri Daniyeli. Daniyeli ngo ageze mu rwobo asanga intare y'umuryango wa Yuda yamutanzemo. Ngo hari n'intare ngo ikigabo yari imaze igihe kirekire itajya ngo ibi yahagurutse igitangira kureba Daniyeli ngo imukoze ngo nyuma y'imikaya yayo ngo maze nayo mu muryango rero turamubwira ngo oya tuza nubwo ufite inzara nyinshi ejo nk'iki gihe nzaguhagamo nzakuba kabiri. Intare iratuje imajije gutuza iyo mu muryango wa Yuda birababwira uyu munsi mwirinde
uyu mugabo mutamuhanga amaso cyane, kuko ejo n'iki gihe ibyo mwari uyu mugabo mwari murajyaga n'iki gihe nzakuba kabiri, bizaba dabo, bizaba dubure. Yego baba baratuje. Ijambo rikomeye ngo ubaburisha ubwo rero haba n'imbeho. Bumajije kwira ka Daniyeli bari bagateremo nta n'umupira nta n'ikote kari kambaye, kuko bagatangiye gushishiza. Yo mu muryango wawe utabitegetse yayindi yagiye kumukoza yikayiramo irayibwira ngo jyana irajya, yangije kwibwira ngo jyana iti rambura uko kugurira kurambura. Yo mu muryango wawe tubwira Daniyeli amujyana mu bwoko abarajyana. Daniyeli aba yicaye yo mu muryango wawe ubitegetse yari irimo, nayibwira ngo nawe ngwino hano ku ruhande. Ija ku ruhande egera uwo mugabo iramwegera, tegekiri nawe ngwino zarenye nawe shahariga. Arangije nawe mwegere, aramwegera ngo Daniyeli ubwoko bwe bwarangije gushira bitewe n'umwuka w'Imana. Umwuka wera arimo arafuha, nuko Daniyeli agiye kumva yumva ubushuhe butangiye kuza. Daniyeli arasusurukirwa, ngo Daniyeli atangira gufurura. Atangira gufurura, ari mu bwoya bw'intare, atangira gufurura. Zari zarangije kumugota, hasi n'intare, ku ruhande n'intare, iburyo n'intare. Daniyeli atangira gufurura, maze kumwamagura amabuye. Nukuri kw'Imana kumwamagura amabuye, abura amabuye. Ijoro ryose niyasinzira, bigeze saa saba niyasinzira, bigeze saa munani niyasinzira. Bakiye mu gitondo kare kare, ariko mwabisonga mwe ibiki byabaye ra ubona abuze ibitotsi, ariko imbaraga z'Imana ziramuhatira kwegera kuri cyacu. Umwami arabyuka, nimbivuga nabi ibyo mubyihangane. Umwami aragenda n'ibisonga, ageze kuri cyacu ngo abwiye ibisonga ngo mukuru cyangwa itari cyo hejuru turunguruke. Arunguruka agira ubuzima wara kuko tuzi ko hari intare nke turi kubonamo indi sura y'intare ya gatanu sura ko twari twafunze se ubundi intare ya gatanu yabuze, ariko bayitegereza bakabona idafite ubwoya zindi zarinyesha. Ariko intare ya gatanu ntabwo yari inyesha, yari Yesu Kristo umwana w'Imana. Yari Yesu. Oya bivuga yari Yesu. Yari Yesu. Bona umwana wabwira ati nawe mukuzegi. Igitego arangira ati ngicyo bikure. Bagikuye. Ariko murebe ukuntu ari abagome. Ibyo bintu bari bashizeho byari byinshi. Oya murebe uko ibyo bintu byashizeho byari byinshi. Ukwitegereza basanga ka Daniyeli kiciyemo karadurujije kabisa. Mama Daniyeli mugabo ukomeye. Daniyeli amwitegereza barasetse. Mama twagushigisha. Daniyeli batiguvamo. Tegeko riba riratiriye. Ubwo nasimbutse. Bategeka ko byabyo byatemye Daniyeli. Ariko bajugunya mu rugo. Bintu bicuricumi ngo batereragamo umwe, intare igahita ifata kokoci igakubita, igahita ikasagura, agatereramo akandi koci ikamera. Nuko Daniyeli ngo akomeza gutambagira ibwami no mu gihugu. Daniyeli kuko yubasha Imana, Mwuka wera yarafushe, Daniyeli akomeza guhimbaza urukundo rw'Imana. Dufashe umwanya wose. Mwene data ndakwinginga uyu munsi, mureke duhinduke inshuti za Yesu. Nubwo bikomeye, nubwo bigoye, nimureke dukorere Imana. Nubwo hari ibyagukuye mu mwanya, nubwo ahera y'Imana
nubwo ahera y'Imana hageze ikizira, nubwo uyu munsi tubona bigoye bitewe n'iterambere ry'iyi si, ariko reka mbabwire nimureke dukorere Imana mu bihe bigoye izaturinze. Ubundi se urayihunga, Imana yategeka ngo ukavaho urayihunga, n'umuntu wavuga ngo nigomeze kuri leta, urigomeka kuri leta bagufunga, wigaganyaze nibashaka banakwica. Aho ni twawugira mu Yesu. Tugiye gusenga Imana. Muri uku gusenga ushobora kuba nta bucuti wigeze ugirana na Yesu. Umunsi ndakwingingira kugirana na Yesu inshuti. Tugiye kwinjira muri ubu mwuka wo gusenga Imana. Muri ibyo 22 mu gakiza katubwira ngo, ndetse 22 mu gakiza akatubwira ngo muri ico gihe uwo muririmbyi aravuga ngo reka murebe mu gice cya nyuma 22 akavuga ngo igihe cy'isarura gishize. Ongera abakozi bose bazataha, kandi ngo Umwami azababwira ati mwagize mwakoze neza, narangiza ngo abakore hedi mwakoze neza. Amen. Abakore mu biganza mwakoze neza. Nawe Yesu azagukora mu biganza, bakora mu biganza mwakoze neza. Nawe agukore mu biganza mwakoze neza. Yewe wa mushyitsi wagukore mu biganza wakoze neza. Newe wa muvuzi w'ingoma gukorera mu biganza mwagize neza. Oya nta covid. Ati wagize neza mwana wanjye. Nawe agukore mu biganza ati wagize neza mwana wanjye. Nawe agukore mu biganza ati wagize neza mwana wanjye. Nawe agukore mu biganza ati wagize neza mwana wanjye. Nawe agukore mu biganza ati wagize neza mwana wanjye. Nawe agukore mu biganza ati wagize neza mwana wanjye. Nawe agukore mu biganza ati wagize neza mwana wanjye. Nawe Yesu azagukore mu biganza. Nawe agukore mu biganza. Hallelujah. Uwo ni Yesu. Yes. Gereza Yesu chua. Uyu munsi dukeneye imbaraga zigiganyiza. Uyu munsi dukeneye imbaraga zongera kurema. Ibyatuye bikazuka. Ibyari bitwaye bigakira. N'izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndakwingingira, imbere yawe hashobora kuba hari igitare kimaze iminsi abantu bitotomba bavuga ngo imbere y'icyo gitare harimo umwuka, ariko Yesu aramanutse. Amen. Yesu aramanutse. Amen. Amanukiye kuzura ibyari muri icyo gitare. Ibyo bimaze iminsi binuka binukiriyo, Yesu amanukiye kubikura. Birashoboka hari igitare cyari kiri imbere yawe cyatuma udakora umurimo w'Imana. Hari igitare cy'ibigeragezo kikumazeho iminsi. Hari urubuga rw'amagambo, hari agasuzuguro k'abadayimoni. Cyangwa wabona agasuzuguro k'abadayimoni kakushosha n'amafaranga ukayakoroga akagenda. Ukuri kw'Imana nigeze kugera mu buzima none ari ko umuntu w'umugabo yambara bitanu, ariko igihe kiraza no kubona 500 garama. Agasuzuguro k'abazimiyo kayo kakaramuka kayo n'ibibazo gusa. Hari icyo gitare uyu munsi Yesu yagikura. Haleluya. Amen. Uzamura ibiganza. Ayiwe nani shimwe. Yesu yagikura. Nambari gashira. Nibira nitu muraugasama. Odeo manda nikutewane. Oikaruga kuga Yesu.
nawe uyitereke ku giti cyawe. Ibikubabaje ubibwire Yesu. Yesu afite imbaraga zose. Ibyo bimaze igihe bikugora ubibwire Yesu. Iyi ndirimbo turaba tuyiririmba, ariko ni wakumva uri muri abo tugiye gufatikanya gusenga, uze kwemera uhaguruke duhamagara Imana, twinginga Imana ikora, Imana ihindura ako gasuzuguro k'abapfumu katuveho, Imana yongere ituremere. Ibyo birya y'igituro bimaze igihe kirekire birya y'urutare bibora, Yesu abihindure bizima. Icyo gitare bashizeho, ibyo bisonga bibi bikumazeho iminsi, izo mbaraga z'abazimu zikumazeho iminsi, ibisonga bibi byatumye uja mu rwobo rw'intare. Harimo intare y'umuryango wa Yuda, tuyiterete iwawe, ize mu rugo rwawe, tuyiterete wa mukobwa we. Dore ibyo bimaze iminsi bikuyobera, hari ibyo wamaze iminsi uvugana n'Imana, ariko ibyo Yesu arabishoboye. Ikiruta byose ni ukumanza tugakuraho ibyaha, kuko uyu munsi ntitwabwo nta cyaha dufite, turaba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe, ariko ntitwatura ibyaha byacu. Niyo kwizera kandi cyangwa kutubaba n'ibyaha byacu no kutwezaho rwose. Uwo muririmbo wa 47 turawuririmba turi mu mwuka. Niwakumva uhaguruka, uwo turasengana uri buze guhaguruka kugira ngo tufatikanye gusenga. Niwakumva hari ubushuti ushakana na Yesu, ndakwinginga uze guhaguruka. Niwakumva hari igitero ushaka Yesu agukuriraho, ndakwinginga uze guhaguruka. Niwakumva hari imbaraga z'abazimu zimaze iminsi zikwitotombaho, uze guhaguruka muri uwo muririmbyi. Tubwire Yesu, impano z'amayereka zikore, impano z'ubuhanuzi zikore, impano zo kuzura umwuka zikore. Zekeri yarabivuze neza, avuga ngo umwuka wera arigisha, umwuka wera arayobora, umwuka wera arasenya, umwuka wera arubaka, umwuka wera ararema. Iyo umwuka wera atabaye, ibyapfuye birazuka. Iyo umwuka wera atabaye, abarwaye imigongo irakira, abarwaye indwara z'imitima zirakira, abarwaye indwara z'impyiko zirakira. Ibyo byose Yesu arabishoboye. Muri iyi minsi ukuguru kwaje kwikumaze iminsi kurwaye, ariko ndi gusenga, Imana irambwira ngo ndagukirije. Maze amezi 3 ukuguru ntabwo gukinga. Izo ni imbaraga z'Imana. Yararwaye indwara z'amaso, yarafite imyaka 16. Imana iramubwira ngo mwana wanjye, kuko wanyubashe amarinete n'ay'abakecuru n'abasaza, uyu munsi ukijije indwara y'amaso. Uyu munsi haleluya.